kugena RNC bwa kabiri mu Busuwisi twumvikana ko tudashaka kurwana ibintu rero babyo kuvuga ngo ari raporo za Loni ngo arabagira batya n'abatya uwo wese Kagame ashaka ntabwo mubise Kagame Kadafi ati n'irade kuko aziko n'irade nuwo namuvugisha rurira ibintu rero byo kugira ngo abantu bose bagize ikintu bashaka gukora ngo bashaka kurwana ntabwo binari ibintu byo kuvuga ngo dushaka kuvanaho ubutegetsi bwa Kagame byo nibyo ese notre droit le plus absolu rero azakiturege tuzakemera kizatwandikeho Kagame n'agatsiko ke bagomba kuvaho aho bizanyura hariho hose agomba kuvaho ibyo nibyo twemeranya na RNC ejo bundi rero bari bitetabo bande batangira kubeshya ngo nizantera hamwe ngo n'impuzamugambi ngo zidashaka gukorana n'inyenzi cyokora unamenye kuvuga makina ariko babaza imihadi inyenzi yabaye nde yaretse kuba nde ngo baratuziza ko twakoranye n'inyenzi nakabyara none se abantu baravuga bati mwivugana na RNC ariko bakavuga bati baratuziza ko twakoranye n'inyenzi n'inzozi icyo bara nanjye no twagira mu ngo muzamumbwire ko nanjye nemerewe kurota ibyo rero twumvikanyeho twarabitangaje mwarabisomye hari ibyo bavuga ngo twihishe nta kihishe ariko birumvikana ko iyo abantu baganira nyine batashira byose ku mbuga nubwo hari abantu nyine n'inkozi z'ibibi bafatanye n'ibintu bitagomba gusohoka ku mbuga bakabije ariko natwe dushaka guterana nabo amagambo tugashyira ibintu ku mbuga ntabwo twari tubizi ariko ndumva dukuze bihagije ku buryo tudashobora gutukana ibintu twumvikanyeho ni ibintu terekere komite dosiyere yatubite muzabaza abantu niba memera revolution de 50 twabigendaga batubwira ko babyemera batubwira ko tuzakoraho n'inyandiko irambuye kugira ngo tubisobanurire niba bemera ko abahutu bakorewe jenoside bati yewe biri no muri raporo mapi bati ndetse tuzashyiraho na komisiyo yo kubikurikirana kugira ngo iyo raporo itazazimana ikindi twagomba kujyaho ni ikimaka bari badushinze nta kindi ibyo bintu rero nibyo tuvuye mu mishyikirano ndayavuze mu itangazo risohoka narabubajini muri ibyo bintu byose urumva icyo wadutumye tutakoze iki ahantu haba vice perezida babiri hakaba ushinzwe strategy hakaba ushinzwe relation extérieure ugatubwira ngo twe gusohora itangazo nk'iryo rwasohoye ngo tuzabanze tujye impaka ese hari icyo ubona kitagomba gusohoka ati ntacyo nibwo nasabye musanga mfura na nyikwe mu manzi muri abantu bo muri komite de soutien turebe ko tubi abenshi baba bemeje ko ibyo bintu bisohoka nuko abahungu baba babyatuye ku byo ishami rero umuntu abasohoye itanga ati ndasohora itangazo mukenyere rwose imitima yanjye ndahagarara ntabwo ntirahagarikwa n'iki ati murambona ntabwo noneho ngira ngo ni ugusetsa mu kanya ngo n'itangazo rirasohotse ndongera ndamuhamagara sindabona bendahaye ejo bundi ko wanditse ngo abahutu b'abakiga ngo nibo ngo FPR yibasiye nkaba narumvise nawe ngo yaje kukureba hariya wimuyishishi rero iryo tangazo barisohoye tutabyemeye tugusaba no gusaba abantu imbabazi urabyanga none wongeye kongera gusohora itangazo mu izina ryacu uvuga ko yirukanye bagenzi banjye singiye kutanyirukanye oya ngo nanga ngo agasuzuguro ka
ubaye logique nanjye ugomba kunyirukana kuko nanjye ngo noneho genda nawe wambike itangazo ryawe. Urumva koko n'imyaka igezeho ko ntari kubikora, sinabikoze. None rero ibindi bibazo murambaza ndabibasubiza. Abantu bo muri RNC bari hano ntacyo mbabeshyeho. Ngaramburiya niwe wakoraga procès verbal, niwe wakora izi nyandiko, ntihagira icyo tubesheraho tuzamuha. Abantu twaraganiye rero rwose duhera hasi tugeza hejuru. Abantu bavuga uko babaye ingenzi, bavuga uko bicanye, uko babeshwe, abandi bavuga uko babaye interahamwe, abandi bavuga uko babaye amajogi, abandi bavuga uko babaye pawa. Rwose dushyira hasi ibyo bintu byose. None se tuzavuga ngo dushaka commission vérité réconciliation, dukomeze tujye ducengana? No. Iyo komisiyo nayo rero iri mu bintu twemeje. Hari abantu bavuga ngo no, ngo kugira ngo mujye kuvugana ngo nakayumba ngo n'ukuntu yatumaze. Ese wavuze ati namwe mwaratumaze? None se tuzategereza ko ubucamanza bumanza bukavuga nyiri ibyaha kugira ngo Kagame ave? Encore yewe navuze mu nama kandi nabisura, niba abantu bacu bapfuye bagomba kuba ibitabo ariko ntibabe imfabusa, bakabitamo kugira ngo tubane mu mahoro, dusubire mu Rwanda rwacu, abana bacu n'abuzukuru bazabane mu mahoro. Eh bien, je suis